tubaye ikaze mukuru yacu y'imikino twizere ko mumeze neza cyane twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba mwese nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane by'umwihariko abantu dutangiranye iki kiganiro ndagira ngo mbahe icyo bita ikaze mu kiganiro nge ubahe ikaze unabasuhuza banyita kwizera ninge mubana mu biganiro bya buri munsi kuri iyi channel TV6 Rwanda utarakanda subscribe turagusaba ngo kanda subscribe rwose banyarwandakazi iki nicyo gihe rwose ngo kandi subscribe byaba biteye isoni n'agahinda uramutse uri kuri iki kiganiro ukaba utarakanda subscribe kandi ukavuga ngo uri umusportif rwose abasportif mwese mureke dukande subscribe ubundi dukurikira icyo bita amakuru y'imikino agezweho yandi azira ibihuha cyambere cyo banyarwandakazi kandi namanze kubasezeranya kama wenda mbere ko mukanda subscribe iyi channel nuramuka wumvisheho igihuha subscribe uzayihorere pe subscribe uzayihore twe twiyemeje kubaha icyo bita amakuru ya nyayo kuko hari ibintu byadutse muri imisi cyo gutangaza amakuru y'ibihuha ariko twe turagira ngo tuzane icyo bita ivugurura cyangwa se amahindura tubaha icyo bita amakuru ya nyayo ari ku murongo bimeze neza cyane afite n'ibimenyetso ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane ubwo ngubwo noneho nabaha icyo bita breaking news cyangwa se nkabaha icyo bita amakuru mbazaniye iki gitondo kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane rwose ibintu birusheho kugenda biba byiza cyane tugende tumenya ibigezweho by'umwihariko muri siporo nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu iri mu biganiro n'umwe mu bakinnyi bayo bakomeye cyane byo kuba bareba uburyo bayisohokamo ariko wakwibaza ngo bimeze biti ibyo nibyo ngiye kurambura mu minota cyangwa se mu masegonda make ari imbere turahita tubyinjiramo neza cyane ariko mbanza kubasaba iki kiganiro muduhe ibitekerezo byanyu birakenewe mu gikunde mukande like ibintu bigende neza cyane kugira ngo kijye kigera no ku bantu benshi burya iyo ukanze like YouTube ibona ko icyo kiganiro gikunzwe nyine igatangira kukigeza ku bantu benshi kandi ibintu bikagenda neza cyane rwose ukaba duteye inkunga ikomeye cyane bamwita Richmond Ramt ngiye kuba icyo bita operation ye uburyo byagenze kugira ngo abe ari kwifuza kuba yasohoka mu ikipe ya Peri n'uburyo biri kugenda ngo ikipe ya Peri be yifuza kuba yamugumana umenye ngo bimeze bitenda bikesha umwe muri bagenzi bacu twahoze tuganira bamwita Regan ndabivuze nubwo yamujije kubivuga ariko rwose anyihanganira rwose nawe arabizi uyu mwuga dukora usaba amakuru ya nyasaba ibimenyetso rwose uranyihanganira uyu mutaramu bita Richmond Ramt nyuma yuko yaje mu ikipe ya Peri ntabona umwanya wo gukina uhagije yageze igihe asa nkaho yitakarije icyizere mu ikipe ya Peri abona ko umutoza Darikonovic atamufitiye icyizere atangira gutekereza ku byo kuba yasohoka mu ikipe ya Peri ariko ubuyobozi buramubwira buti uri umukinnyi ukomeye ntago ujya kuba utajya mu kibuga ntago bisobanuye ko tutabona ko ufite ubushobozi cyangwa se ari uko ubushobozi ufite ari buke baramubwira bati iyi season irangira dushobora gutandukana n'umutoza Darikonovic tukazana undi mutoza ushobora kugiraho n'amahirwe ugasanga impano yawe nyine uyifitemo ayibonye kuko uyu mutoza Darikonovic yagiye apfa ibintu byinshi n'abakinnyi ntago ari ubuhanga bwo mu kibuga gusa bapfuye uyu mutaramu rero bita Richmond Ramt hari amakipe yatangiye kumuganiriza niyo mpamvu nawe yese avuga ati aho kugira ngo mbe muri APR ndi umubencheri kandi hari amakipe menshi ari kunganiriza aravuga ati rwose ubuyobozi baye byiza bandikura nkaba nakerekeza ahandi nkareba uburyo bimeze ubuyobozi nabwo bukareba bukavuga buti ubuyobozi bundi bwa Peri buri mu ihurizo ribiri amahurizo abiri baravuga bati umutaramu bita Richmond Ramt ku mwanya we hari abandi bakinnyi benshi yabo bita Lamine Ba haba uwo bita Mimer Raouf Dawo uyu mutaramu kandi undi mwanya kinahuriho abataramu nkaba Rubonika Jean Bosco ntabwo yapfa kubicaza hariho uwo bita Seydou Yusuf Dauda urumva abakinnyi bose bagiye bakomeye uyu Richmond Ramt afatanyije n'abaje baramubwira bati ko mutubona muri ikipe kumeniramo bigoye bizagenda bite nawe batangira kumuhihibikanira bavuga ati se ni iyi ekipe wenda twajya mu biganiro kaba yareba uburyo yatwara uyu mutaramu bita Richmond Ramt ama ekipe menshi rero ari kuvugwa ariko ikipe imwe ifite izina nyine niyo bita Young Africans mu gihugu cya Tanzania bo bari banamwifuje mu gihe cya Sekafa Kagame Cup bumvaga ko uyu mutaramu rwose baba batangira ibiganiro nabo ariko ikipe ya Peri za kumwimana kuko yabonaga ko muribuka muri Sekafa niwe mukinnyi uri kwitwara neza ndetse no bita Mamadusi batanga icyo bita passe za mupenyezo za passe za zindi rwose zisobanutse cyane ikipe ya Peri za kumwimana kuko babonaga ko ari umwe mu bakinnyi bazubakiraho
ariko bigeze i Kigali rwose umutoza Darikonovic aza kumushyira hanze rwose, amushyira ku gatebe karamushyuhana, niho byahereye n'uyu Mutarama atangira gutekereza ibyo kuba yasohoka muri Nyamukandagira. Muranyanganira gato, yo kuba yasohoka muri Nyamukandagira akareba uburyo yajya ahandi hose ho yabona umwanya wo gukina. Atangira gutekereza ibyo kuba yajya mu biganiro na Young Africans, aravuga ati yaba ari ikipe nziza ifite izina riremereye kurusha naho ndi, ariko naho arareba aravuga ati ubwo ni umuhaja we ndi kuvuga, ntago ndi kuvuga Richmond Ramsey. Aravuga ati umukinnyi wanjye mujyanye muri Young Africans biragoye ko naho yabona umwanya wizewe wo gukina. Avuga bati rwose kandi amafaranga bamuhaga amafaranga n'ubundi arutwa nawe APR yamuhaga, ariko we akareba aho yakina, akareba muri APR wenda bishobora ko mu minsi mike umutoza ashobora kutamubona, ariko wenda mu minsi mike akongera akamubona. Ariko umutoza Darikonovic aza kumushyira kuri bench rwose burundu, arashyingura rwose ashyira hirya, nta nubwo izina Richmond Ramsey yashakaga kuryumva rwose. Uyu Mutaramu aza kugira icyo bita igitekerezo kindi cyo kuba yasaba ubuyobozi bw'ikipe ya APR bukamuha release leta akerekeza ahandi yishakiye, buko basesa amasezerano. Ariko ubuyobozi bw'ikipe ya APR ko bwabonaga ari umwe mu bakinnyi bizeye kandi binyiza mwamba, ntago bari gupfa kwemera ivyo bintu, kuko iyo baza kubyemera n'undi bari kwemera Young Africans kamujyana mu kwa mbere bakiri gukina za Sekafa. Ariko ko yabonaga imukeneye rwose, iravuga ati ntago twamurekura. Birangira ikipe ya APR ihisemo kumugumana. Richmond Ramsey ndagira ngo manze muduhe ibitekerezo. Uyu Mutaramu bita Richmond Ramsey mubona APR simurekuye, yaba bafite ikihombye cyangwa se n'ubundi abandi bakinnyi ifite ku mwanya ye n'abakinnyi bari hejuru bamurusha, ku buryo wenda kubona umwanya bizagorana, nta tandukaniro rinini afite. Ese ubona uyu Richmond Ramsey yakicazaho bita Meme Raouf Dawo, ubona yakicazaho bita Lamine Ba, ubona yakicazaho bita Ruboneka, ubona yakicazaho bita Ronald Sekiganda, ubona yakicaza Seydou Yusuf Dauda. Muri aho ngaho uri kumva ari he yameneramo kugira ngo wenda abe yabona umwanya wo gukina. Ariko ku kigero cya 60% rwose Richmond Ramsey rwose ngari gushaka kuba yasohoka mu ikipe ya APR, ariko ikipe ya APR yamugaye ati rwose ibyo ntibikunda cyane. Ikipe ya APR ntabwo ikozwe ibyo kurekura uyu musore, nubwo uyu musore atishimye mu ikipe ya APR, ariko ubuyobozi bwa APR ntabwo bwiteguye kuba bwarekura Richmond Ramsey ku kiguzi icyo ari cyo cyose.